noneho tuganira Amavubi neza ubundi noneho rwose n'abanyarwanda ahubwo nicyo naguha nk'amasegonda 30 ni make nawe sasa mu gutatu kuri liga gera 45 bwira abantu ese birashoboka kama Amavubi yajya mu gikombe cy'isi twashyiramo agatuza iyo ngingo ahubwo iyo ni usabira ariko kuri aba basifuzi b'abarabu baduhaye ubwo isuwe ngiye kukubwira inzira u Rwanda ruzacamo tukajya mu gikombe cy'isi muri Amerika kuko najya mu cyo makuru tuvuze kuri Murera gatoya namaze kwisabira iyo bita kabisa hano muri ambassade ko nitujya mu cy'isi ngomba kwandika tugorane turatura Seattle Washington Bene ifite amanota 18 okay abantu barabizi ko Afrika ifa kweho hatatu kubera umukinnyi yakinishije kuri Lesotho Mukowena ibyo birazwe ubu rero itsinda ryacu Bene ifite 18 izigamye 4 South Africa ifite 18 izigamye 3 Nigeria ifite 11 izigamye 2 turaba kandi tuzigamye dufite 11 nta gitego tuzigamye nta n'umwenda Lesotho ni ifite 9 ifite umwenda wa 3 yo senyibara Zimbabwe nta gikombe cy'isi cyane yore uba ushaka igikombe cy'isi ntago wakakira Afrika y'Epfo tuzajya mu gikombe cy'isi ruvuya ni imibare yoroshye cyane ikintu cya mbere dusabwa gutsinda ariyo mpamvu abanyarwanda mugomba kugura tike mukazaza mukuza stade Amahoro tukarasa Bene tugomba kuranza kwirasira Bene tugahita tunganya nayo tukagira 18 tugomba kurasa nde Bene tukagira 18 icyo gihe Afrika y'Epfo izaba yatsinze Zimbabwe yagize 17 waretse kuvuga ko izatsinda ko nawe vanga ibintu aricyo nanga tega amatwi Kwanza byimara njyana mu gikombe cy'isi ukiza Afrika y'Epfo gute iyo mibare suze Patos niwe uyirusha abantu bose ikintu kizaba yego Zimbabwe ndayisaba ikintu kimwe nganya na Afrika y'Epfo ntabwo nyine kwitsinda munganye draw Afrika y'Epfo igize 15 ufite 18 Zimbabwe izakira Afrika y'Epfo muri Afrika y'Epfo buretse Nigeria nayo nishaka itsinde nta kibazo mfite nta n'ikibazo mfite cyo kuba Afrika y'Epfo yanganyije njyewe ubwo ndo wa kabiri Afrika y'Epfo ifite Kenya ifite 18 na Nigeria ifite 18 na Benin ifite 18 kuko nayirashe umva umunsi wa nyuma Nigeria izakina nande na Benin bagomba kunganya Benin kagira 15 Nigeria kagira 15 umunsi wa nyuma ndi muri Afrika y'Epfo job aho bita Mbombela yo mu gihugu cya Mandela nkabonera tike ku butaka bwa Mandela hariya mu Bazuru nkazamukana tike gikombe cy'isi njyamye ku manota yanjye 17 Afrika y'Epfo 15 Nigeria 15 Benin 15 je nkaba ndi Amerika Washington Seattle njyamye cyane urakoze cyane ikintu cya mbere ngusabye ariko Benin Kigali munyarwanda gura ku itariki 10 saa 12 kuri stade mu isaha ya kabiri turaganira kuri Rayon Sport ifite match saa 12 n'ikipe ya Polisi ni champion y'u Rwanda ni munsi wa kabiri Rayon Sport yawuteguye gute hanyuma duhita tujya kuri APR ese byagenze gute ku munsi w'ejo nibyo tujye kuvugana muri isaha ya kabiri abafana ba APR bigire hino tubasesengurire hari umutaramu bati ko mutagabana ibihugu nge nafasha Amerika Rugango rafite Canada ubwo ruvuye agafata Mexique muzakyogereza Amerika uri Canada ubwo ajya Mexique nge ndiyo nageze nta kibazo nzaba